Mu gice cyacu cya mbere twari twagarikiye aho Nadia yari amaze kubwira Gaston atumva Gaston ntacyo naguhishura abizi uri inshuti yanjye Kintu ndamukunda gusa ikimbabaza nuko twihuse reka dutangiye igice cyacu cya kabiri. Maze Nadia abwira Gaston ati umva Gaston, Kintu ndamukunda gusa ikimbabaza nuko atabibona. Maze Gaston abaza Nadia ese Nadia kuri uyu mwana nawe kuko ubona yaruta kumukunda? Maze Nadia biramurakaza abwira Gaston ati umva Gaston, nawe ndi kumva uri kuntera icyuma mu nda wagira ngo murafatanyije. Uriya mukobwa Kintu namubwiye inshuro nyinshi ko mukunda gusa yaramakaniye ambwira ko atakundana n'umunyacyaro ko kandi ngiye nyiri hasi niga muri toro ku mwaka bageze muri superieur. Maze Gaston biramubabaza cyane abwira Nadia n'umujinya mwinshi ati umva Nadia, babara tujye mu ishuri kandi nakara gakobwa. Maze berekeza muri karase. Bageze mu ishuri Gaston afatika yariga, Nadia we kwiga biramunanira. Maze yibika umutwe ku ntebe atangira kuririmba afite agahinda agira ati naraya majoro nimitaga naraye nagohetse nangoyi nimindiho niriwe mbunga nambaraga mfiteyo narumugaragu urukundo narumugaragu urukundo inimbira zonga iyo ukunze udakundwa umutwara ni mwinshi uwo nkunda narabimenya abimenye se yansubiza iki mutima wanjye urashebagarayo iyo aza kumba hafi ubwe yanyihoreza iyo aza kumba hafi ubwe yanyihoreza gukundana ko bisa iyo ukunze ugakundwa yewe nyabusa uwankunda uwamoza ku mutima ngira nawe niba unkunda oya bimbwire mbimenyeyo zuba ry'umutima wanjye cyo ntuzamemukire zuba ry'umutima wanjye cyo ntuzamemukire. Nadia arangiza kuririmba arimo ararira maze inshuti ye yitwa Gaston iramwegera iramubwira tumva Nadia ihangane we kongera kurira reba ticaraje asanzwe uri kureba bavuga ko ubaye iki. Mwarimu akinjira muri karase ahita yaka abanyeshuri bose amakayi ya note. Arebye mu ikayi ya Nadia asanga nta note yanditse ahubwo handitsemo amagambo y'urukundo avuga ngo Kintu nubwo kuri iyi si wanyanze ahari wenda mu bundi buzima tuzabana. Mwarimu abibonye ahamagara Nadia ati Nadia ngwino hano kandi uzupfukama. Maze Nadia agira ubwoba bwinshi cyane apfukama asaba mwarimu imbabazi. Mwarimu aramwitegereza aramuhagurutsa aramubwira tumva Nadia, nzi umuriro w'urukundo uri kugurumana mu mutima wawe, nzi uko umerewe, nzi uko gukunda utagukunda bimera. Ihangane gusoma uko ukomeza umwete ko umukunda, jya kwicarira sinagufatanya n'ibibazo biriho. Maze Nadia atangazwa n'amagambo mwarimu amubwiye maze ajya kwicara afite akanyamuneza. Nadia yicaye mu ntebe ye arebye hanze y'ishuri mu kirahure abona abanyeshuri benshi bashungeye. Maze Nadia asohoka yirukanka ajya kureba ikibaye. Nadia ageze asanga. Murakoze cyane, igice cyacu cya kabiri nta kigarukiye, tuzakomeza ubutaha.